Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Uyu munsi tugiye kureba ubuhanuzi bw'ibihe by'iminsi ya nyuma. Cyane cyane tugendere ku rugendo Perezida w'Uburusiya Putin yagiye muri Irani. Turebe aho bihurira n'ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma. Putin uzi ko ari mu ntambara na Ukraine, iyo ntambara ikaba ikirimo, ariko akaba yaragiye muri Irani kubonana n'abayobozi ba Irani. Aho utawibaza ni iki kimujyanye. Uzi neza ko mu Kinyarwanda turavuga ngo ubabaye niwe ubanda urugi. Uvuga ngo Putin ni ufite ibintu byinshi akeneye kuri Irani, kabone niyo ibihugu byombi uko ari bibiri, yaba Irani n'Uburusiya, bose bari mu bihano by'abanyaburayi n'abanyamerika. Kuba bahuriye kuri ibyo bintu rero ni ukuvuga ngo birabahuza, umwanzi wabo akaba umwe, bikabahuza. Niyo mpamvu Putin kuba ari mu ntambara yese avuga ati reka njye muri Irani tuganire, turebe uko bagiye bacika ibyo bihano bagiye babaha, noneho natwe turero, noneho dufate n'ingamba tunapange nuko tuziva umwanzi turi hamwe. Hari Iran, Abarusiya na Turkiya hamwe n'Abashinwa na Syria n'ibindi bihugu bizagenda byiyongeraho kugira ngo byivunire umwanzi hamwe. Ibyo bizagenda biza. Ariko rero uhitabibaza Nukubera iki Putin arogiye muri Irani? Abo muri Irani ntabwo ari bo bagiye mu Burusiya. Hano nibyo bita 50-50, buri wese arengera inyungu ze n'indi arengera inyungu ze. Putin kujya hariya ni inyungu ze ashyize imbere cyane cyane kubera ko Irani iri mu bakiriya be ba mbere, kandi noneho Irani nayo ifite ikibazo n'abanyamerika. Urumva ntabwo yakwanga Putin ngo ajye iwabo kugira ngo bigire hamwe uko bazivuna umwanzi. Wibuke neza ko mbere biriya biganiro Putin yagiye muri Irani byaberaga mu muhezo, ntabwo twajyaga tubimenye, bavuganiraga inyuma y'inyegamo, ntitumenye ibyasohotse, ntitumenye ibyo baganira. Ariko kugira ngo Putin bigaragara nk'agende, bigaragare imbere y'abantu bose kuri za kamera, ni ukuvuga ngo Putin arambiwe abanyaburayi n'abanyamerika. Ni ukuvuga ngo hari urwango rukaze hagati y'Abarusiya n'ibihugu by'Iburayi na Amerika ku buryo budasubirwaho. Ibyo rero bikagenda birushaho gukongeza urwango ruri hagati y'ibyo bihugu bibiri, yaba Uburusiya na Amerika, bizaganisha ku ntambara. Hakaba hari gutegurwa uko iyo ntambara izaba, igice kiyobowe n'Abarusiya n'ikindi gice kizakiyobowe n'Abanyamerika. Akaba ibyo biri kugenda bitangira bijya mu buryo gahoro gahoro, nubwo abantu batarabona babisobanukirwa neza, ariko niho biganisha. Turebe rero gatatu, nuwe mubano uri hagati ya Amerika n'Abarusiya. Umubano wa Amerika n'Abarusiya wifashe ute, uhagaze utungo? Uyu mubano ntawo twavuga ngo wajemo agatotsi, ahubwo noneho ni urwango. Ni urwango rukomeye kubera ko Abarusiya ntabwo bashobora kwicarana n'Abanyamerika ubu ngubu. Niyo bakwicarana, niyo byabaho biramutse binabaye, byaba ari uburyarya. Niyo mpamvu ubona iyo Abanyamerika bashaka kuvuga n'Abarusiya banyura inyuma bagakoresha Isiraheli, n'abandi nabo bagakoresha Turkiya. Ni uko ngo baganire, ntabwo bagihura bisesuye ngo bavugane byibuze baryaryana, ariko bahuye. Ntabwo ibyo bintu bikeho kubera ko Putin azi neza ko bamushaka. Ibyo bakoreye ba Kadafi arabizi, ibyo bakoreye ba Saddam Hussein arabizi. Niyo mpamvu nta mikino, we azi gahunda zabo zose. Niyo mpamvu nawe ari gushaka amaboko hirya no hino muri za Iran, za Turkiya, Ubushinwa na za Syria, nubwo azifasha. Urabona wibuka ko Damascus yanze kugwa, yarananiranye. Kugira ngo Damascus yange kugwa nabwo ni ubundi buhanuzi, kuko Damascus byanditse muri Bibiliya neza ko izagwa, ntiragwa. Rero kwitagwa rero biterwa n'iki? Wibuke kane, Isiraheli ifitanye umubano mubi na Iran, umubano wa Isiraheli na Iran. Iran kubwa Ahmadinejad yaravuze ngo
duhanagure Isiraheli ku ikarita y'isi. Isiraheli nayo ntabwo ishaka ko Irani igira intwaro za kirimbuzi. Niyo mpamvu kubona Putin ajya muri Irani, Putin aravuga ngo aho kugira ngo Irani isure mu biganiro bya nuclear n'abanyaburayi, Iran iri ku ruhande rw'abanyaburayi iteye ikibazo gikomeye kurusha Irani ifite nuclear. Nuvuga kuri Putin yahitamo ko Irani igira nuclear ariko ntijye ku ruhande rw'abanyaburayi. Urumva strategy ya Putin, aho kugira ngo tureke Iran isure mu biganiro n'abanyaburayi n'abanyamerika bayihe nuclear ko bayihawe kose, cyangwa niyo bayibeshya biteye ikibazo kurusha uko twabwira Irani twayifasha kubona nuclear wenda byihuse ariko ntijye ku ruhande rw'abanyaburayi. Akabyo byerekana ko rero Isiraheli nibwo iza mu ishusho y'ubuhanuzi, kuko tuzi ko ubuhanuzi bwose bugendera kuri Isiraheli. No kuvuga ngo Isiraheli nayo izatigira ikibazo, kuko ntabwo yabona umwanzi wabo wa mbere bita umwanzi wabo wa mbere Iran ari kumwe na Putin Uburusiya. Nta kindi kigamijwe ni ukubaha nuclear, kuko wibuke intambara ya Ukraine igitangira, umuntu wabaye mu wa mbere yo kujya muri Russia mu Burusiya ni minisitiri w'intebe wa Isiraheli Bennett yahise ahukanye mu Burusiya, yagiye kumara iki. Nuvuga ngo ibyo bavuganye byose byabaye ubusa kuko Putin yahindukiye akajya muri Iran. Ntabwo wafite umwanzi umuzi neza ko umwanzi wawe none ukajya kubwira undi muntu ntabara mfasha, akakubeshya ngo nzagufasha. Nawe umuntu agiye kwagufasha akajya gusura umwanzi wawe nimero ya mbere. Urumva ko ni ibintu bibaho mu buzima bwa buri munsi, abantu barabikora, turabizi. Niyo bitarakubaho wenda bizakubaho. Umwanzi wawe wa mbere ari hafi yawe, wowe wizera ngo uramubwira ibintu byawe, ngo urabimubitse ibintu byawe, niwe ukugaruka, niwe ugutamukangara ati akagutamugatero ukavuga ati uyu nawe neza ko byaba kabisa. Hari ibintu biba muri nosi, umuntu ashobora gukora ibintu yarenza akanakureka ko ari nawe mubi, ariko ukabyemera, nta kibazo nyine ukabyemera, ariko kuko uzi ko Imana izi ukuri. Ni urugero ruri hafi. Minisitiri w'intebe wa Isiraheli agiye i Moscow kwa Putin, baraganiriye, barasetse, bafashe amafoto, barasetse bameze neza. Hadaciye amezi 5 ku igihe burya niwe muntu usobanura ibintu byose, igihe gisobanura ibintu byose ku buryo busesuye. Noneho hashize amezi angahe Putin agiye muri Iran, umwanzi nimero ya mbere ya Isiraheli. Urumva ko ibyo rero nabyo bitera ikibazo Isiraheli, nkuko bizagenda byigaragaza buhoro buhoro, ariko ni ikibazo gikomeye. Wibuke neza ko Iran yaracyafite ubushake bwo gutunga nuclear. Byanze bikunze Iran igomba kugira nuclear, yaba mu buryo yihawe n'abanyaburayi n'abanyamerika, cyangwa se yihawe n'Abarusiya na Putin. No kuvuga ngo Iran ahubwo yo nta gifite, kuko urebye kuba Uburusiya bwitambikamo n'ibindi bihugu bikamo bya Turkiya, ntabwo b'Amerika n'abanyaburayi bashobora guhita kwataka Iran nk'uko yari yonyine yaratereranywe. No kuvuga ngo gutereranywa kw'Abarusiya gutuma biyunga kuri Iran. Noneho urabona ko bashyize amaboko hamwe, hakazamo na za Turkiya, hakazamo Syria nayo iri kumwe nabo, n'Abashinwa nabo bari kumwe nabo, kuko byanze bikunze nabo urumva ko bafite uruhande bafite n'abanyaburayi bagafata urundi. Ni ukuvuga ngo intambara iri direct izajya kuri Iran yahita ikongeza intambara y'akarere kose, kuko urumva ko kugira ngo batake Iran ubu ngubu ntabwo bikimeze nk'uko bayikangaga mbere ngo bashobora bapfa kuyataka. Aha rero tukavuga tuti abanyaburayi bo bari kumwe na Amerika, Isiraheli na Iran, kuko muri Isiraheli ifite amateka menshi cyane, kuko Isiraheli yari iri ni ibintu bikomeye ntapfa kutarinjira mu ngubu, kuko byose bizarangizwa no kubona Imana ari izazamo ikerekana ubwoko bwayo nyabwo. Niyo mpamvu nashobora gupfa guhita mbikijiramo na n'ubu, kuko ni ibintu birenze ibintu n'ipfuga bya Putin birenze kure, kuko yaba za Amerika, yaba Uburusiya, yaba za Iran, n'abiki byose bizagenda ko Isiraheli izaguma, ariko Isiraheli izaguma hari bande, abo bantu banyabo Imana izafata ikabagarura mu gihugu cyabo ni bande. Abo bantu ntabwo abantu benshi bavuga, ariko bazabamenye. Niyo mpamvu tubireka ngo
bigende bijya mbere byifunguro n'abantu batangire kubona kuko bazabona ikibazo aho kiri bamenye ibyari byo. Ntabwo ari ibintu dushobora guhita tuvuga umwanya. Reka turebe izi mpande rero zizikora. Hazabaho uruhande ruyobowe n'Abarusiya, habaho n'uruhande ruyobowe n'Abanyamerika. Byanze bikunze bagomba kuzajya mu ntambara. Bazajya mu ntambara kubera kurwanira ubutunzi n'agaciro. Abanyamerika n'Abanyaburayi bazagenda batabata kuko biranditse muri Bibiliya ko byanze bikunze ubuhanuzi n'ubuhamya buzasoza kandi hagomba kubaho intambara nisibaho. Ntabwo bizavuga ngo ukuza k'umwami wacu Yeshua Hamashiya ngo Kristo kurabaye uwo mwanya, ahubwo hazaba intambara, habaho n'ibindi bimenyetso byinshi, ariko kuza k'umwana w'umuntu kuzatarangira kuzaza nyuma. Reka turebe rero ko ibintu byose bigomba kubanza gusobanuka. Nk'ibyo nababwiye bya Isiraheli yenjyayo abantu Isiraheli nyabo bakamanza bagasobanuka ni bande, murabikubwira ushobora gusanga uri mutabizi. Noneho twibaza tuti ibi bintu ni gute biri kwihutisha ubuhanuzi? Ese hasigaye igihe kingana gute kugira ngo bisohore? Hari byinshi biba nyuma y'imigongo yacu, mu bwihisho, mu nyegamo, nyuma y'inyegamo. Ibintu byinshi biri kuba, byinshi tutabona, ariko byanze bikunze nta na kimwe gihishe kitazaza hagaragara. Byanze bikunze babikora bihishe bikaza hagaragara. Urugero ni uko kuba Putin batangiye kubihagarara no berekana ko bari kumwe na Irani, byose biza hanze. Ntabwo tuvuga tuti ibyo bintu byose biri kuba mu bwihisho, gahunda zose zifatwa, ni gute ziri kwihutisha ubuhanuzi? Igisubizo cyabyo ni iki ngiki: hagomba cyangwa hagiye kuba ibintu byinshi, kimwe nyuma y'ikindi, 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 kimwe nyuma y'ikindi. Noneho ibyo bintu byose bimara kuba bizakangura abantu kuko bigiye kuba byihuse, bizaba ari ibintu byihuse vuba. Noneho ubwo abantu bo bacanganyikirwe, ureba n'izindi gahunda ziri hari zo gutera ibintu mu bantu, zo kugira gute bya bimenyetso by'inyamaswa antikristo. Mbese ibintu biri kuba muri nosi ni akavuyo gusa. Ahubwo wowe uzi ubwenge, shaka Imana, unambe ku ijambo ry'Imana, wihane, wiyeze, witegure, n'ibinaba uzabe witeguye kandi wihane. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.